hora nk'ibisanzwe ni Giro nk'uko bisanzwe. Noneho ubu ngubu twaje mu njyana nshyashya, ubu tugiye kujya tubakubita amavloge, ibintu bya danje byakaze. So icyambere cya kwanza reka mbanze nkwereke ahantu niho nkorera video za danje, za video mujya mubona za danje dore nzikorera ahangaha. Noneho ubu ngubu ngiye kujya mbatembereza umujyi wa Kampala, nkubatembereze wose nkwereka ahantu abanyarwanda baba barakwamiye ari benshi, barahari ina benshi cyane. Ngiye kujya ngutembereza nkwereka ukuntu ibintu bihagaze. Nk'aha ngaha turi hahandi bita na Mirembe Road, Kampala na Mirembe, hahandi twajyaga tuva mu ndirimbo ngo Kampala na Mirembe, ahangaha niho turi. Ubwo urumva rero ngiye kuzajya mbazanira ibintu bya danje. So ndi kumwe n'umukameramani wanjye bamwita Dunda, n'umwana mushyashya none uje kubafatira ishusho rya kasamutwe rya danje. Ibintu bya ya mashusho yose mujya mubona umuntu yari inyuma n'uwo nguwo sasa niwe bakubita ibintu bya danje. Twagiye Dunda. So ahangaha nk'uko mubibona turacyari na Mirembe Road, turimo turatembera, turabatembereza ahantu hose turahagera. So hari akandi kantu nshaka kubereka. Uyu ni umuhanzi mu Burundi witwaga Baudeni, yaririmbye kera, uramubona aracuruza udukweto, mbega byaranze. Reba. So nanjye rero imihanda mba ndimo ngicacanga gake. Iyi ni Kampala na Mirembe, hahandi bumvaga baririmba mu ndirimbo kera. Aha niho ndi neza, nureba udutagisi naho rwose. Naje gutembera, ndatembera ngera ahantu hari umusigiti wa Kadafuriya mubanje kubona. Iki ni igitaje cyegereye, ni hafi ya Trinity, abanyarwanda nyine bahagarara bavuye i Kigali. Ndaje ndabereka. Reka Kampala, dore ubu ngubu ngiye kuba nakambuka umuhanda. Dore ngaha, ahangaha ni hafi yo kuri Trinity gakeya. Dore ubu ngubu kuri Trinity hepfo hano mu minota mikeya umuntu akaba arahageze. Komeza tuzamuke duseruke. Aha, izi ni inzira zose z'abantu baza mu Rwanda, baraza bagahagararamo hano hepfo gatoya rwose, ahantu tuzabereka neza twanagiyeyo kuri Trinity. So ngira ngo ndimo ndabereka Kampala kenshi na kenshi, nzajya ngenda baramburira neza mbereka ibintu byose ahantu hose n'ahantu tuba twiherereye twarakwamiye. Reka mbatware gake mu mihanda yerekeza kuri Trinity, naho mbabereke muharebe. Mugomba kuhareba mukareba n'ahantu twaburiye neza, ubwo abantu twagiye kera iyo babawe. Dore ngizo inzira, dore kuri Trinity dore rwose ni ahangaha imbere, ni hano imbere cyane gato, yagiraga abantu benshi baba babibona. Dore ngaho aba ni abamotari bose batwara abantu nyine, ko akunduza uri kajya ibwami nta kintu uzi, bagahita bakurangiza bakagucaka yabo, baba bazi ikinyarwanda baba bakubeshya. Dore ngiyo Trinity neza. Noneho dore abantu bose ni abantu baba bari kujyayo. Dore ngaha rwose, dore n'ahangaha abantu bazimiriye iyo baje Uganda ntaha bajya. Bereke no kuri Jago, dore no kuri Jago ni aho ngaho, dore munsi yaho. Njyewe ubu ngubu niyemeje akazi ko gupita amavloge mbereka umurwa wa Kampala, dore ko ari naho mwiherereye. Ubu ngubu uje wahansanga ni ahangaha nkwamiye rwose, aha nta muntu n'umwe utavuga ikinyarwanda hano uko wareba. So tugeze rero na hahandi twoherereza amafaranga nyine, aho twohereza amanoti nyine nk'abadiaspora nk'abandi. Ese twe ntituri abadiaspora nyine, za mobile money zo twoherereza nk'umufungo nyine, twoherereza abantu cyangwa twoherereza. So nk'ibisanzwe nk'uko nagiye mbereka ahantu hagiye hatandukanye, dore ndimo ndagenda mbanyuza no mu duhegene, nyine mu duhegene mu ngagari nyine, mu duhegene tw'ingagari. Utu ni uduhanda tw'inyuma tw'icyaro nyine tw'abakire. Urabona ko haba haparitseho amatagisi imbere aho ngaho, hari akagare nyine kameze ukuntu. Noneho hepfo hari icyo bita Hanisi, ahantu hitwa Hanisi rero hamaze abana b'abakobwa, niho bashiriye. Abana mubona bazi Kampala
bose bashira ahantu bita kuri Hanisi. Umwana wese mwiza musanga kuri Hanisi, naho bashiki banyu baje kera babana banyu bose wabasanga hano, niho bakubitiwe barangiriye ewana. Gusa hari n'abajene b'abahungu nyine benshi cyane wago kino gice bivugira ikinyarwanda gusa kuhasanga umuntu akakwirengagiza. Wabonye kuri nuza gare ya Trinity nako ya volcano ngaho rwose. So ubutaha ndashaka kuzabageza noneho ahantu bita kuri Hanisi, nkuzanire cyana gifite taye ewana, urebe icyana gifite inyuma sha nyashi harahiye. Nzabereka n'abana bazimiriye inabe.